Ni nyuma y'ijambo ku munsi w'ejo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye mu Bubiligi, ni byinshi bikomeje kugenda biba cyangwa se birikurikira ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibitekerezo byabo, turaza kubigarukaho nibidukundira mu nkuru iza kubirambuye, aho twibanda ku banyepolitiki batandukanye hirya no hino ku isi, ibyo bakomeje kugenda batangaza. Ariko kandi muri iyi nkuru nahisemo kugaruka kuri Moise Katumbi Chapwe, nkanagaruka kuri bamwe mu bayobozi ba M23. Aba rero bo banagaragaje icyizere cy'uko ibiganiro bya Doha ko nta musaruro bakibyitezemo bijyanye n'ibyo Tshisekedi Tshilombo yatangaje cyangwa se no guhindagurika kwe. Moise Katumbi Chapwe turaza kumva icyo yatangaje, ariko kandi ndashaka no kubanza kukubwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubundi aho mu Bubiligi ni nyuma y'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ahuye nawe. Tshisekedi nawe yahuye na Mossad Bourous. Umunsi w'ejo twagarutse ku biganiro bya Mossad Bourous na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ese Tshisekedi we baganiriye iki? Reka aribyo mperaho ubundi nkomereze no ku magambo yatangajwe n'izo mpande ebyiri. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Mossad Bourous i Buruseli. Uyu Mossad Bourous akaba asanzwe ari umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika. Ibiganiro byabaye kuri uyu wa kane byamaze igihe kingana n'isaha yose irenga, ni ku ruhande rw'inama ya Global Gateway Forum irimo kubera ku murwa mukuru w'Ububiligi Buruseli. Iyi nama ikaba yaraje ikurikira indi bari bagiranye muri Nzeri i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho aba bombi bari baganiriye ku bikorwa byo gushimangira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ni ku masezerano ya Washington na Doha, ndetse n'uburyo Amerika ishobora gufasha mu kugira ngo ayo masezerano agerweho mu buryo bwihuse. Amakuru dukesha itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri ryo bakomeje bagira bati: turabizi neza ko intumwa zombi zasinye itangazo ry'amahame ku ya 12 Nyakanga 2025, ariko ni nyuma yaho ibikorwa byarahagaze kubera igitero cyabaye i Doha tariki ya 11 Nzeri, ariko vuba aha ngaha ibiganiro bigiye kongera gusubukurwa. Iyi nama ije mu gihe ibiganiro bya Doha byari byarahagaze by'agateganyo ni nyuma y'icyo gitero, ariko nanone impande zombi, no kuvuga Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23, barateganya kongera kugaruka ku meza y'ibiganiro mu cyumweru gitaha, nk'uko amakuru aturuka muri Qatar nayo abyemeza. Bwana Bourous asanzwe ari umwe mu bahagarariye intumwa za Perezida Trump muri gahunda z'ibikorwa byo gushyigikira amahoro ku mugabane wa Afurika. Yakomeje yashimangira ko Amerika ishishikajwe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabona amahoro arambye, kandi ko izakomeza kuba hafi mu gutanga ubufasha bwose bushoboka. Ni ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi kandi iyi nama ngo ni intambwe y'ingenzi mu gushimangira umubano hagati ya Kinshasa na Washington, ndetse no gukomeza imikoranire n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ni ku rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bya Doha byatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 bigamije kugarura amahoro hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, bikaba bihuza umutwe wa M23 n'uruhande rwa Leta, ariko nanone bigahagararirwa n'abandi barimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakabamo n'ibihugu bitandukanye byo mu karere udasize n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nyamara rero nubwo tuvuga kuri ibyo biganiro ndetse ko binashobora gutanga amahoro cyangwa se igisubizo gifatika, M23 bijyanye n'imyitwarire ya Kinshasa bakomeje kubikemanga, ndetse bagaragaje intege nke cyangwa se bacitse intege, bagaragaza ko ibi biganiro nta kizavamo. Ubwo ngubwo Benjamin Mbonimpa nawe uhagarariye intumwa za M23 cyangwa se ni uhagarariye M23 muri ibyo biganiro yagize ati: kandi noneho intumwa zacu zigiye gusubira i Doha, ni mu biganiro n'amatsinda yoherezwa n'uyu mugabo ni Tshisekedi. Ibi nkibutsa ko yabitangaje byose nyuma yo kumva ijambo Tshisekedi yavugiye i Buruseli, aho rero Benjamin Mbonimpa yakomeje agira ati: ni ikibazo gikomeye cyane rwose, kuko birumvikana ntabwo twagira icyizere cy'uko aba bantu turi kuganira ko hari icyo bazakemura. Rwose nitwamenya ibishamikiye ku magambo y'uyu mugabo. Ntabwo bijya bigira umurongo uhamye, guhindagurika ku kibaye cyose cyangwa se ku gakomye kose. Ati ibi ngibi nibyo tumaze kumenyera, ariko nanone bikomeje kudutera ingorane no kuduca intege muri ibi biganiro.
naho rero Bertrand Bisimwa wungirije Colonel Nanga akaba n'umuyobozi mukuru wa M23 mu bya politiki nawe yagize ati amneji ni ukutibuka ibintu bimwe na bimwe mu gihe runaka bitewe n'imvune yo mu mutwe cyangwa se indwara n'ibindi byajyana n'ingaruka z'imiti cyangwa se inzoga. Aha rero Benjamin Monima akaba yasaga n'ugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhindagura ibintu ndetse ko biteza akaga gakomeye ku biganiro bya Doha, agaragaza ko nta cyizere bakibifitiye. Ni mu gihe Bisimwa we agaragaza ibi ngibi mu buryo bwo gutebya, avuga ko Perezida Tshisekedi ameze nk'umurwayi wa amneji utibuka ibyo yavuze cyangwa se ibyo yemeye mu gihe runaka. Usibye wenda bano bayobozi bo ku ruhande rwa M23 abo kwa Moise Katumbi Chapwe nabo bakomeje kugenda banenga uyu mugabo udasize na Martin Fayulu ubwe. Reka mere kuri Martin Fayulu nawe yongeye kunenga ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, akavuga ko ibibazo bya politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bifite inkomoko nyinshi imbere mu gihugu, ibitandukanye n'ibyo Tshisekedi ku munsi w'ejo yavuze, agaragaza ko byose bituruka mu gihugu cy'u Rwanda. Icyakora cyo Martin Fayulu wari umaze kumva iryo jambo yagaragaje ko hari na bimwe bituruka mu mahanga ariko kandi byinshi bituruka imbere mu gihugu. Nawe yagize ati Bwana Perezida Tshisekedi ugomba kumva ko ibibazo by'igihugu cyacu bifite impamvu z'imbere n'inyuma. Imbere hari inzego zawe z'ubutegetsi zidafite ukuri, zamunzwe na ruswa, kudahana n'igisirikare cyawe kidafite imbaraga. Hanze harimo wenda irari rya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda ntitwabitindaho, ndetse n'umugambi mugari wo gucamo Kongo ibice. Martin Fayulu yakomeje avuga ko igisubizo cya nyacyo kari ugushimangira ubumwe bw'igihugu binyuze mu biganiro bigari bisanzweho, aho abanyekongo bose bagomba gukura bakagira uruhare mu gushakira hamwe inzira y'amahoro arambye. Ndetse rero Martin Fayulu yongeye kwibutsa ko Tshisekedi akwiriye nawe kubigiramo imbaraga. Fayulu hamaze igihe kirekire mu guhangana na Tshisekedi kuva mu matora y'umwaka wa 2018, akomeje kugaragaza ko ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitazashira igihe ubuyobozi bukomeje gushyira imbere ibijyanye no gusahura igihugu ndetse no kwitwaza abandi. Ibisubizo bye bije mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo bisa naho ibiganiro ikomeje yakunze kubisubiza inyuma binyuze mu myitwarire ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uhindagurika umunota ku wundi. Aha rero niho Olivier Kamitatu umuvugizi wa Moise Katumbi Chapwe nawe yaziye yandagaza ku kigero cyo hejuru Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wavuze ijambo ryuzuyemo ubwirasi ndetse ngo yigira n'umuntu w'umwami muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko yakomeje abivuga mu mvugo ye iremereye. Yikomye rero bikomeye Perezida Tshisekedi Chilombo ni nyuma y'iryo jambo yavugiye muri Global Gateway yabereye i Buruseli, amushinja gukoresha amagambo y'amahoro nk'umunyamahoro koko, kandi ngo mu gihe akomeje gusenya igihugu cye n'ubuyobozi bwe bwose. Ati umwami wa Kongo yongeye gutsindwa mu ijambo rye. Hari amagambo rwose uvuga akaba yahindura isura yawe, cyangwa se hari amagambo uvuga akakugaragaza nk'icyago, ayandi wayavuga bakagufata wenda nk'utebya cyangwa se bakayafata nk'urwenya. Ijambo umwami w'izuba yavuze rwose n'urwenya. Ati iyo undi munyekongo avuze amagambo nk'aya Tshisekedi yavuze nta kindi, nta minota ibiri ishira ataragera imbere y'ubutabera agahita akatirwa bwo gupfa. Ariko wenyine arumva ko agomba kuvuga ibyo ashaka byose, yibwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari akarima ke k'inkiko cyangwa se ubutabera karize na demokarasi ikaba ikinamico. Kamitatu akomeza avuga ko Tshisekedi avugira mu bazungu cyangwa se yageze hanze kavugira imbere yabo amagambo yo kugaragaza ko ari umugabo w'umunyamahoro kandi w'intwari, ndetse akagaragaza ko agomba gutanga ibiganza bye byanduye kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Atariko kandi ayo magambo nta gaciro afite kuko aravugwa nk'isengesho ritagira ukwemera. Yongeyeho ko Tshisekedi ashaka gusa kwigaragaza nk'umuhuza w'amahoro, ni mu gihe isi itegereje kumenya uzahabwa igihembo cy'amahoro cya Nobel. Ariko nanone ukuri ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri imbere mu gihugu, aho ubuyobozi bwe bwashegeshe abaturage bukomeje kwigaragaza. Ati uyu Tshisekedi yagatangiye ahubwo ahagarika ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro nka Coltan Cuivre n'andi akomeje gusahura umunsi ku wundi afatanyije n'abavandimwe n'inshuti ze.
ati nahagarike gusahura umutungo w'igihugu agaburira inda ye, no mu gihe abaturage bo mu bice bitandukanye bari kwicwa n'inzara, ahubwo abazanire amazi meza, imihanda, amavuriro, ndetse anagarure ubuzima bworoshye cyangwa se ahagarike ubuzima bugoye. Yongeyeho ko ikiganza Tshisekedi agomba gutanga kari icyerekana icyizere katari ikiganza agomba gutanga yiyorobeka ku banyamahanga, ahubwo ko kigomba kuba kireba ku baturage be, aho gukomeza kwigaragaza nk'umuntu ukunda amahoro atanga ibiganza bye byanduye. Kamitatu yasabye ko hakwiye kubaho ibiganiro binini mu gihugu imbere nk'uko byasabwe na Senko, inama nkuru y'abepiskopi gatolika bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na ECC, akavuga ko ari byo byonyine bizazana amahoro arambye, aho gusigara mu biganiro bya perezida wenyine birimo guterana amagambo ndetse no gukomeza gucecekesha abandi. Yakomeje agira ati kwanga ibiganiro no guhatira igihugu cyose kunanirwa. Perezida Tshisekedi aravuga cyane, byo arabishoboye, ariko nanone ntabwo ashobora kuba yakemura ibibazo cyangwa se ngo ibiva mu magambo ye bigira icyo bikora. Ibihe byo kwiyamamaza byararangiye, ubu ni igihe cyo kuvugisha ukuri, kandi ukuri kurakenewe kutari kwa kuri kwa kera, ni ukuri gukenewe na bose kandi kugomba kugaragaza koko ukuri. Iyi mvugo ikakaye ya Kamitatu yerekana ukuntu ishyaka rya Moise Katumbi Chapwe cyangwa se abo ku ruhande rwe bakomeje gufata Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'ubutegetsi bwe, bagashinja ubwo butegetsi kuba bwaramaze guhindura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaduruvayo, demokarasi y'ikinamico, no kunanirwa gukemura ibibazo by'ubukungu n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakanarenzaho kwita Tshisekedi umujura.